Ibihe byiza kuri buri muntu wese ukomeje gukurikira Rugwiro Prozone, ubwo ni nako duhereza ikaze abashyashya. Niba ari ubwa mbere wisanze kuri YouTube channel uze gukanda subscribe, tugiye tubana muri update zitandukanye. Amakuru yacu agaruka ku bukungu, tuganira ku mikorere n'imikoreshereze ya blockchain, tuganira ku mafaranga ashingiye ku ikoranabuhanga yayandi ugiraho uruhare ari uko ufite internet cyangwa se ushobora gukoresha ari uko ufite internet. Turebera hamwe imikorere n'imikoreshereze yayo, amwe namwe nitwe dutuma baho, nawe kandi ushobora kwiyunga kuri twe ugatuma ifaranga rimwe ribaho. Ushobora kwinjirira muri mining, ubaka kanya turi gukora mining ya Pi network. Kwinjiramo namahitamo neza kuko urabuje mu muryango w'abarenga miliyoni 100 ku isi yose bakora uyu mushinga wa Pi network. Gukora Pi network nta giceri na kimwe bigusaba, guidance yose ushobora kuba wayihabwa ku buntu keretse ibyo wumvikanye n'ugiye kugufasha nyine, ariko bitateganwa na nyiri umushinga ushobora kumuhereza ku bwumvikane bwanyu. Mining ni ubuntu kandi iracyakomeje, ndetse telefone yawe na internet usanzwe ugura ku kwezi bishobora kuba byatuma ukora iyi mining nta kindi kintu gihindutseho. Aha kandi turebera hamwe imikorere n'imikoreshereze y'izi mbuga nkoranyambaga, cyane cyane ama platform atandukanye atanga inyungu, kandi tukabirebera hamwe tugambiriye kugira ngo tubyige uyu munsi cyangwa ejo tuzabibyaze umusaruro. Nguhaye ikaze rero. Kuri uyu munsi tugiye kuganira ku makuru ajyanye no kuburira abantu cyangwa se attention kuri buri mupiyoniye wese. Hari ifoto n'amakuru biri kuzenguruka cyane kuri X cyangwa se Twitter no kuri Facebook bivuga ko Pi Core Team yahuye n'inzego zikomeye za Leta ya Amerika cyangwa se CFTC. Uyu munsi rero reka dusuzume neza iyo foto n'amagambo ayiherekeje, turebe icyo bivuze kuko nicyo badashaka ko muza kuza gusobanukirwa abayikoze. Icyo ugomba kumenya nuko mu gukora ifoto nk'iyi ngiyi bo ntago baba batagatinga ibyo wowe uhise utekereza mu mutwe, oya, ahubwo iyi foto tugiye kuyikoresha mu kwiga isomo rigari ry'uko tugomba kuba kuri internet, kubera ko amafaranga abitswe kuri internet niyo yonyine abashakishwa kurusha andi yose. Nyine ubwo bameze nk'ifiri mu mazi, ariko iyo fika biri gushakishwa n'abantu bazi kuroba kandi ku rwego ruri hejuru cyane, kandi ari benshi bashaka iyo fi imwe. Reka turebere hamwe amakuru rero ajyanye n'iyi foto, kandi iyi foto kubera isomo yuko hari ibindi bikorwa byinshi bishobora gutegurwa bigambiriye kugira ngo bikwibe cyangwa se bigutesha igihe mu gihe waba uri mu mushinga cyangwa se warinjiye mu isi ya blockchain. Reka dutangire neza turebera hamwe amagambo ari kuri iyi post kugira ngo uhite umenye ibikorwa by'ubwenge aba scammers cyangwa se ibisambo byinjiriraho kugira ngo bikwibire online. Handitseho ngo strong leadership, cleaner version, trusted regulation, productive discussion at the Commodity Future Trading Commission CFTC. Ibi birasobanutse bijyaniranye nuko byaba bisobanutse, ariko nuko hari indi target uyu muntu wabyanditse aba afite. Ubisobanuye neza ni ibiganiro bijyanye na discussion, kuba nyine abantu baganira ku discussinga ku kintu. Discussion ntago igize ubundi gice cy'amasezerano. Amasezerano aba hari uko discussion zarangiye. Nta muntu rero wanditse ko Pi yemewe n'inzego za Amerika, nta hantu na hamwe handitse ko Pi yemewe gucururizwayo. Ubundi bitangazwa na Pi Core Team, nta hantu handitse ngo igiciro cya Pi GCV cyangwa se Global Consensus Value cyaba cyamaze kuba cyashyirwa mu bikorwa. Ibi ngibi ahubwo bikorwa n'amagambo rusange akoreshwa cyane muri political no mu biganiro by'inzego zitandukanye zigambiriye kugira ngo zimanipire igitekerezo cya muntu ku nyungu zabo bwite, ntago ari approve. Ifoto ubwayo isobanuye iki iyo uyitegereje? Reba neza ku ifoto. Ifoto yawe cyangwa se iyo ngiyo uri kureba kuri screen yawe yafatiwe muri office. Uko bigaragara yafatiwe muri office ya CFTC. Abari mu ifoto ni abantu babiri bari mu biganiro by'inzego. Nta kimenyetso cy'uko ari sign deal cyangwa se deal yo kuba hari ibintu basinye, cyangwa se nta nubwo bigaragaza ko ari license
ndetse nta nubwo hariho approval ya Pi network. Mu mategeko mpuzamahanga rero ifoto ifatiwe mu nama akenshi nk'uko nguko imeze hari igihe biba bisymbolizinga cyangwa se byerekana icyo twita regulation approve, cyangwa se ko ibyo bari barimo baganiraho babyemeranijweho bagahana ikiganza. Ibikorwa bikunda kuba byakorwa n'ibigo bikomeye mu gihe byakiriye undi mufatanyabikorwa n'abandi bantu batandukanye, ariko ahangaha muri crypto haba harimo imitego myinshi cyane ugomba kwitondera. Ikintu cyateye rero urujijo kijyaniranye nuko iyi foto yaba atari iya nyayo nuko hariho link iganisha abantu kuri Facebook, kuri platform nyine ya Facebook, ariko se kuba hariho link biteye ikibazo. Muri iyi post rero handitse ngo followers on Facebook for update instead and market news. Aha niho rero ikibazo kiba kigiye gutangirira. Okay, byari biri hejuru byose ntacyo byari bidutwaye, ariko Pi team isanzwe itangaza amakuru y'ingenzi gusa muri app yabo ndetse no kuri X cyangwa se Twitter yabo yemewe. Ibindi byose dushobora kubiganiraho tugambiriye kubikuraho isomo ariko atari ibya Pi network cyangwa se atari ko team yabisohoye gusa. Twese se tubonera rimwe amakuru, ahubwo hari ushobora kuyabona mbere akayakoresha mu gice cyiza cyo kugira ngo atange motivation ku bapionnier n'ibindi byinshi bitandukanye. Ariko kuvuga ngo followers on Facebook for update ndetse ngo nahamenyera amakuru ajyanye n'isoko ntago ari akazi Pi team isanzwe ikora. Iyi link ni y'abaskama bakoresha. Aha niho rero byatangiriye kuba byagoranira. Aha rero ushobora kwibaza uti se uyu muskama agambiriye kugira ati, ashobora gukoresha iyi post agambiriye kugira ngo akusanye abantu abakoreshe ibikorwa byinshi birimo inyungu ze bwite kandi mwe ntazo bibafitiye. Kandi ubundi mu isi ya web3 cyangwa se iyo turi kuvuga ko turi mu isi ya web3 ntago baba bagomba kukubyaza umusaruro bonyine, ahubwo wowe ukora ibikorwa ukabibyaza umusaruro mu nyungu zawe bwite. Ntago bo bagukoresha ngo bakubyaze umusaruro mu nyungu zawe bwite. Oya, iyo amaze kubakusanya rero ahita akora icyo twita fake communities. Iyi fake communities ashobora kuyibyaza ibintu byinshi bitandukanye, harimo kukubwira ko hari indi mining imeze nka Pi itangiye maze ukayikora, nyuma y'amezi make akakubwira ati hari KYC ngiye kuguhereza ukayikora. Ubwo iyo umaze kumuhereza za data zawe rero zirimo irangamuntu, isura, aho utuye, amazina n'ibindi, biri yahita byaza umusaruro nyine ashaka. Iki kandi gisa n'iyi post bakunda kungukiramo ibijyanye no gutangiza scam ads. Hari icyiciro cyuko abantu benshi bafite community nini ibari inyuma bahembwa na Google mu gihe cyose bamaze kuba bakemererwa gutangaza ama ads. Kandi umushinga wa Pi team ni umushinga urimo abantu benshi, bisobanura ko buri muntu wese ushaka gukubita ababaza ashobora kwirefera ku mushinga wa Pi network. Reka mbikwibutse mu mezi yashize ko twigeze kugira project yitwa Swapphone. Swapphone yari claiming, yari project ariko tugakora claiming, yasohotse ari claiming, hanyuma ugaclaiminga mu masaha 28 bakakubwira ko claimings USDS zihura n'ama token 28 per day kubera ko winjizaga ubwo imwe per hour. Noneho izo USDS bakakubwira ngo zingana ratio ya 1:1 na USD cyangwa se dolari. Hanyuma rero biza kugeza igihe ibyo byose bari bakoze ntacyo byari bidutwaye, ahubwo bagejeje igihe baravuga bati kugira ngo bikure y'amafaranga wa minings uraza kuza kuba usabwa gas fees. Gas fees ku muntu tubanye nonaha ni igiciro baguca kugira ngo igikorwa ushaka gukora kijyanye no kohereza amafaranga, kuyavunja mu yandi n'ibindi bitandukanye bibashe gukunda. Ariko cyane gas fees bayikata iyo ushaka gukoresha network zitandukanye muri crypto. Aha rero mu busanzwe gas fees simbi mu gihe uri kuyikoresha muri platform zemewe nka Binance n'ahandi, ariko noneho hari igihe usabwa gas fees n'umuskama. Dore ukuntu ahangaha muri Swapphone babigenje, bakoze inyigo eshatu nziza utashoboraga no kuvumbura. Ntabwo yigeze atanga wallet iri kuri CFTC cyangwa se nko kuri Binance na OKX n'ahandi, ahubwo we yakoze wallet iri muri DEX cyangwa se decentralized exchange.
ahangaha kuri decentralized exchange ntago wamurega ibyaha bya scam kubera ko nta proof yuko wamwoherereje amafaranga ibihari, wayakuye muri Binance ariko ugiye kuyohereza ibirango bye bikurikiranwe n'amagambo 24 cyangwa 12 ubwoko nyine Pi wallet irimo. Ntago rero ahangaha ushobora gutanga ikirego cyuko yakwibye kubera ko kuzamenya nyiri ayo magambo 24 biragoye kuko amadex agira abantu benshi cyane ari nacyo Pi ishyiramo imbaraga cyo kuba wallet yemererwa kuba active ari wallet y'umuntu wamaze guhabwa migration ya Pi core team, hanyuma uwo muntu uhabwa migration aba yaramaze gukora KYC. Iyo KYC rero niyo bashingiraho basigarana wowe wanyawe. Dore ukuntu rero bisobanuye, wenda tubyinjiramo gake muraza kwihangana. Ubundi kuri DEX kuri Pi wakemererwa na wallet 100. Okay, ariko impamvu ubona kindi iyo uyifunguye bakubwira bati iri inactive, ni inactive wallet iyo Pi core team igiye kukoherereza icyo twita coin, igiye kugukorera icyo twita migration. Babanza kugenzura niba iyo wallet ubahaye kubera ko wuzuza ari ama step uciye muri mainnet checklist yawe winjiriye muri application, ubundi barakugenzura noneho bakabona ya KYC yawe irahura. Bisobanura neza ko ikibazo wakorera kuri wallet bikaba ngombwa ko ukurikiranwa Pi core team ntago wayicika yakubona. Ariko ku kijyanye n'uriya wakoresheje ziriya transaction muri swap phone ntago wamukurikirana ngo bikundi. Ubwo rero urumva ko nawe yaje kugeraho ashyiramo trick ya Pi, haravuga ati yaristinze Pi ndetse n'ibyo twaclaimingaga benshi bakabihinduramo Pi. Ndumva umuvandimwe wayinyoherereje yarambwiye ati hari ahantu mfite amaPi ndashaka ko uza kuza kumfasha kuyabikuza. Nta kibazo, amereza ka link mpita mbona ni ibisanzwe. Ntago Pi core team ishobora gukorana na project nka swap phone, project itaranamara guhosting application yabo kuri Google Play Store, ahubwo bakaba bakora mu buryo bwo kuri internet nyine bwo gufungura ka link ubundi ukabona byinshi ba designinze kuri uwo mushinga. Ahubwo rero kubera ko hejuru twari tuvuze ko abagambiriye kuba yakusanya abantu hanyuma agakora icyo twita fake communities, agatangira gucuruza icyo twita scam ads, ubwo hamwe n'iyi foto n'izindi nyinshi bishobora kuba inzira yuko umuskama ashobora kugukoresha mu nyungu ze bwite, kandi iyo bifatiwemo uhanwa ku giti cyawe mu gihe hari amategeko abikurikirana. Uko rero ibi bihuzwa na scam bya burundu, hanyuma ugasobanukirwa neza ko nta kintu na kimwe cy'ukuri cyari kiri kuri iyo post. Ibi rero niba bigamije amakuru gusa bikorwa mu byiciro bitandukanye, nagabanyijemo ibice 5. Bakwereka ifoto ikomeye ikurura icyizere, bashobora gushyiraho Dr. Nicholas cyangwa se Dr. Sheng Diaofani, umwe nyine mu bafondateri b'uwo mushinga, kugira ngo wumve ko ibintu ari big deal. Bashobora gukoresha Donald Trump, umwe nyine uvuga rikijyana ku bijyanye na crypto, ashobora kuvuga kuri BTC tukarara tuyibonye yikubye inshuro zirenze 3. Aha rero bakwereka amagambo ajyanye na regulation ndetse na hope, y'amagambo aryoshye arimo icyizere, bakwereka ko ibintu bishoboka n'ibindi. Kandi bakujyana kuri platform zidafite control ihagije nko kuri Facebook, nta control nyine ihari. Gushyiraho rero abantu mu magroupe atandukanye ndetse na pressure nkuko nyine yarakubwiye ati hita dukurikira. Okay, amaze kukumanipira ko ni foto iriho abantu bakomeye, noneho kora follow kubera ko arabizi neza ko iyo post wenda utari bwongere kuyibona. Kora follow ujye muri iyo group ya Facebook, hanyuma ubwo iyo group iyo ugezemo ibindi bikurikiraho abari ibye uba wamaze kwinjira mu gisagara cye. Hanyuma rero bagusaba wallet connection, hagakurikiraho igice cyitwa hack. Ashobora kugusaba wallet connection akakubwira ati shyiraho wallet yawe, wenda kubera ko wafollowinze, kubera ko wagize gutya tugiye kuguhereza amaPi, hanyuma ukashyiramo wallet. Nyuma ya wallet agahita akubwira ati shyiramo amagambo 24 urebe ko Pi zawe zagezeho, bonus zawe zagezeho. Ako kanya ahita asigarana copy yawe, ubundi hagakurikiraho icyo twita kuguhakinga. Niyo mpamvu rero ari icyitonderwa ku bantu benshi bamaze gutakaza Pi zabo
kubera uburyo nk'ubu ngubu nawe byirinde cyane. Ukwezi kwa 12 niko bakoroshye ku bijyanye n'amakuru yizewe, haba hasohoka menshi kandi atandukanye, bityo ubu wa mbere mu gufata icyemezo cyo kutazagira ifaranga ryawe na rimwe utakariza muri iyi project ya Pi network. Ingaruka rero ku isoko rya Pi, ibi ngibi bimaze kuba, iyo Pi zibwe hahita hakurikiraho ingaruka ari nazo turi gucamo muri ibi bihe. Hakurikiraho ko Pi zigurishwa vuba. Pi ishobora kugurishwa vuba. Kugurishwa vuba mvuze wowe wayimayininze ubuze agaciro kayo ushobora kwihangana, ariko wahita ajya kuri market akayigurisha ku giciro ashaka. Selling pressure ikiyongera, bityo igiciro rero kigahita kimanuka. Ariko icyo ugomba kumenya, si Pi core team ituma Pi imanuka, ahubwo ni scam and fear circles. Ahangaha abantu benshi b'abapiyoniye ntabwo babisobanukirwa ko n'ubu ngubu igiciro turi gucamo cya Pi nyuma y'uko ifunguye open network kiri guterwa n'uko umutekano wa Pi wallet wacunzwe nabi, bityo basikamo bakinjiramo bakabasha kuba bakwiba Pi nyinshi cyane. Ubu hari umuntu wamayininze utarigeze aryaho na Pi n'imwe, akajya kubona kuri wallet ye barazitwaye. Zitwarwa muri ubu buryo. Amafaranga ari kuri internet biragoye kuyarinda. Niyo mpamvu uburyo bwiza bwo kubikamo passphrase yawe nuko wakuramo ijambo rimwe ukaribika ku ruhande, cyangwa se ukayandika muri agenda mu gakayi, aho kwibika kuri email n'ahandi hatandukanye. Nyamuneka biragoye cyane kubikaho amafaranga. Icyo umupiyoniye wese akwiye gukora rero, ntukumve ko ifoto yose igaragaye ari y'ukuri, kiretse mu gihe byatangajwe na Pi core team. Ntukagire platform ukurikira zikorera ku ma platform adafite control nka Facebook link zidasobanutse. Ntugatange passphrase yawe, reba amakuru muri Pi app yawe, ndetse uzirikane ko passphrase yawe ari amafaranga yawe. Ndi gusoza kuri iyi nkuru. Iyi foto si ibinyoma, ariko uko ikoreshwa niho hari scam. Ntibiba kukwiba gusa, ahubwo biba no kugukoresha mu nyungu zabo bwite. Reka tube abapiyoniye bafite ubwenge, kandi ntidukoreshwa n'abasikama kugira ngo badutware ibyo twaruhiwe mu gihe gitandukanye, cyangwa se mu minsi myinshi tumaze turimo tumayininga. Ndagushimiye, nizere ko tuzabana mu biganiro byacu bitandukanye, kuko biracyahari ni byinshi. Hanyuma reka duhure mu zindi update. Igitekerezo, ikibazo, inyunganizi ushobora kugira, comment irafunguye kugira ngo tugumye tuganire. Wakoze cyane kutwumva. Imana ikurinde.